nshimira abayobozi nabo bampaye gahunda, ariko mbere na mbere Imana. Ubwo rero nanjye nahagaze mu ruhande rwa bene data, nabo twari twaganiriyeho bambwira yuko tutagenda tutagize icyo tuvuga. Murakoze rero kuba mutwemereye kugira icyo tuvuga. Turashimira umuyobozi wa gahunda wayoboye irivuna Pasiteri, kuko yashyizemo imbaraga. Abayobozi b'itorero twabanye muri iki mu byumweru 2 bishize, Imana ibaha umugisha cyane. Baradukomeje batuba hafi. Natwe rero tuzabereka ko twabaye abana beza mu rugo mwakiriye. Nukuri bagenzi banjye, icyo nabasaba ni ugutateshuka ku ntego bihaye, bagakomera. Imana yo mu ijuru iduhe gukomera, kandi ndabizi neza ko izadufasha. Ubwo rero icyo nabasaba ni uko bazareba muri Bibiliya bahawe, batwahawe impano ikomeye, niyo nzira n'ukuri. Ubwo rero bazarebe mu rwandiko rwo mu Kuva, mu Kuva ibice 20 umurongo wa 8, ariko bazahere no ku gice cya 20 kumanuka, mbere yuko bagera ku murongo wa 8 bazakomerezeho. Urwo ni rwo rugendo rufatika ruzaduha imbaraga. Imana ibaha umugisha. Reka twongere tubasuhuze kandi tubifurize kugira ibihe byiza aho muri mu bice bigiye bitandukanye. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Twavuye muri byinshi, twagiye muri byinshi, ariko ibyo twagiyemo ni ibitera bagenzi bacu imbaraga. Niyo mpamvu kuri uyu munsi w'itariki ya mbere, ni umunsi w'amateka, ni umunsi twavuga ko ari ingarukamwaka ariko utazahoraho. Turi i Kabuye. Hari ukuntu wakunze kuvuga ngo ikabuye, sinzi ukuntu wakunze kubivuga. Tubanze tuguhe ikaze mbere na mbere. Yego, murakoze cyane kwiringira n'abaduteze amatwi ndetse batwitegereza. Imana ibaha umugisha, tubifurije ibihe byiza. Amen. Ikabuye wahabonye uti? Heza, hari abizera b'intwari badakangwa n'ikirere, yaba mu mvura yaba mu muvumbi, baboneka mu materaniro, bakunda ibyanditswe byera, baboneka mu materaniro mu mibyizi ukagira ngo ni ku isabato, bashakisha bazi kurarika abashyitsi. Yego, ni abantu beza, ubona n'itorero rifite gahunda n'abayobozi baboneka. Yego, ni ahantu maze ibyumweru 2 birumvikana, wamaze kuhamenya, urahasobanukiwe. Urugendo rw'ivugabutumwa twagiye tujya ahantu henshi mu ntara zigiye zitandukanye, ndetse ujya hano ugera mu aho twita mu ntara ugasanga bakwishimiye mu buryo budasanzwe. Uyu munsi ni ubuhe budasa buri hano Ikabuye, cyane ko wahabyaje abana bagera kuri 36? Ni ubuhe budasa wahabonye? Murakoze. Ni itorero ritoya ariko rifite abantu bafite umutima mugari wagutse. Umutima wabo ni mugari uragutse, bazi icyo bakorera umwami Yesu, bafite ubuyobozi bwiza guturuka kuri pasiteri, abakuru b'itorero, babana n'abantu neza ku buryo bazi kurarika. Ndetse n'ubu twabatije dufite lisite y'abantu bagera muri 18 biteguye kuzabatizwa ku mubatizo wundi. Rero urumva ivugabutumwa bafite ubudasa mu ivugabutumwa, baritanga, bakora nk'itimu, mbega ni itorero ryiza. Kandi narishimiye kuhaba, bafite amakorari meza, ni abantu bazinduka amateraniro. Urusengero rwabo urabona ko nirwo rusengero ruri inaha rwonyine, kora ko izindi zifunze. Abantu baba bicaye no hanze bagakurikira ijambo ry'Imana, ntibarambirwa. Ni intwari rero. Turi mu gihe giheruka, akenshi uri umwe mu bantu basobanukiwe n'akamaro k'imbuga nkoranyambaga. Igihe giheruka cyo kuvuga ubutumwa bwiza ariko cyiza, ariko kandi kinaruhishe. Niki wabwira ababwiriza uyu munsi wa none batacyumva akamaro k'ivugabutumwa ryo kuri murandasi? Murandasi nk'ubu urugero, hari icyigisho nigishije hano, harimo abantu nka 300, ariko mu isaha imwe
cyari kimaze kurebwa n'abantu barenga 1000, uranyumva neza, kandi kiri kuri cano idakunda gukoreshwa. Rero nuvuga ngo dukoresheje ikoranabuhanga ni amababa yandi Imana yaduhaye kugira ngo tugurukishe ubutumwa bw'amarayika batatu. Nabakangurira rero nabo kubikoresha. Mwebwe ntabwo muduca amafaranga, uranyumva neza, ntabwo mufana, nta mubwiriza mufana, ahubwo ufite ikintu cyo gutanga agaha agaciro icyo azatanga akabararika muraboneka. Tubashimire rero mwese, yaba wowe Kwiringira, yaba Umurinzi, harimo n'abandi benshi cyane bagenzi banyu, murimo murakora akazi keza, kandi umubare w'ababatizwa n'abasigara batabatijwe baba bari mu ngo zabo ni benshi cyane. Turabashimira icyo Imana ibakoresha. Murakoze. Ni ubuhe butumwa waha abantu uyu munsi wa none bagira kuri 36 babyawe bavutse ubwa kabiri? Hari ubwo ni side ebyiri, urajya kuri side y'ababatijwe, ugenewe kuri side yo nk'umuyobozi icyo bagomba gukorera babandi, kuko ni kenshi aho tujya babatizwa ariko wazongera gusura ahandi ugasanga babantu ntago bakiri mu murongo wabasizemo. Iri torero narishimiye ko rifite uburyo rikurikirana abantu babatijwe vuba, kandi n'ubundi bazanabikora ko ni inshingano z'itorero ry'Abadiventiste. Kubyara biravuna, ariko kurera nibyo bintu bivuna cyane, ariko ni nabyo bitanga umugisha. Rero bagiye kubakurikirana, abantu babatijwe nabagira inama yo gukunda Imana, kuyikorera, kuyikurikira, bakarwana intambara bazi ko uko bigira imbere Imana izagenda ibahindura ibikoresho nk'uko natwe yaduhinduye igikoresho. Imana rero ibaho umugisha, kandi tukwifurije nawe ibihe byiza. Amen. Murakoze cyane. Hari icyo nasoza nakubajije. Mu babatijwe abonye ko hari washize ubwoba akaza imbere akavuga ati ntuye bagenzi banjye isomo ryo mu Kuva 20 by'umwihariko umurongo wa 8, ariko bibe byiza ibyo somo icyo gice cyose bakimanuka. Wiyumvise uti? Numvise ari byiza iyo umuntu yabatijwe uwo munsi agatangira kwisaka mu ijambo, akisaka amasomo ya Bibiliya, biba byerekana yuko yatangiye urugendo azi icyo agiyemo. Rero Imana izakomeza kubasindagiza, ntabwo ari twe tubabyara, n'Imana ibabyara, kandi Imana iyibyaye iranakuza. Imana ibaho umugisha cyane. Murakoze. Amen. Murakoze cyane. Reka twongere tubasuhuze kandi tubahe ikaze nanone. Turacyaganira hano i Kabuye. Turashimira abadukurikiye bari kuri channel ya Kabuye, n'abadukurikiye bari kuri Kwiringira TV, n'abari kutwumvaho bari hirya no hino. Tubasuhuze kandi tubahe ikaze. Tubibwire dute mubyeyi? Murakoze cyane. Nitwa Letitia Uwamahoro, ndi master guide nk'uko mubibona imyenda yanjye. Nkaba ndi umuyobozi w'imirimo y'icyiciro cy'urubyiruko hano mu itorero rya Kabuye, nkaba nshinzwe n'icyiciro kivugabutumwa. Ariko ngo wigeze gushishura indirimbo y'abandi? cyane nyinshi cyane. Ariko se biriya bihe bya kera mwabibonaga gute ku bijyanye n'imiririmbire ugereranyije n'uyu munsi? Hari itandukaniro wenda ririho icyo gihe n'ubu. Icyo gihe amakorari cyane cyane yabaga atari mu mujyi, twanezezwaga no kuririmba indirimbo z'abandi. Nezezwaga no kuririmba indirimbo z'abandi, korari yaririmba wafashwa indirimbo mukayiga nyine, mukazajya muyiririmba namwe. Kandi n'amakorari ntekereza ko yabikundaga, kuko ndibuka twigeze kujya ahantu turirimba indirimbo yaririmbwe na korari y'Abatwaramucyo. Abatwaramucyo baranezerwa, baraduhagurutsa turaririmbana, byararyohaga. Hari sintekereza ko uyu munsi ariko byaba bimeze, ariko kandi nanone harimo ikintu cy'ubunebwe. Uyu munsi abaririmbyi bashiritse ubute, usanga korari iyo ariyo yose, yaba ariyo mu mujyi, yaba ariyo mu cyaro, bahimba indirimbo zabo, barahimba, bajya mu byanditswe, bagakoresha impano yabahaye bagahimba. Rero muri icyo gihe nyine cyari icyo gihe, ariko n'uyu munsi noneho hari indi ntambwe yatewe. Reka twigarukire hano iwacu. Imana yaduhaye impinja nshya 36. Vuza impinja. Noneho ababyeyi munyumve neza, noneho n'abandi ababatijwe bashya 36. By'umwihariko mwiteguye gute kubasigasira? Hari aho tugera ababatijwe bakaba ari benshi, ndetse uranabyibuka mu gihe cy'umwaka wa 2016 muri TMI hatanzwe raporo y'ababatijwe benshi, ariko abenshi bakora ngo nabatijwe na 16 muri TMI, ariko uyu munsi none ntabwo bakiri mu murimo. Nka Kabuye abana bashya cyangwa se ababizera bashya mubonye 36, niki mwiteguye gukora kugira ngo bagume bakunde Kabuye, batazumva musoni yagiye, bumve ngo ibyabo birangirira aho ngaho? Niki muteganya kubakorera? Urakoze. Ntabwo irari ryo vuna rya mbere ribaye Kabuye, ariko
umuco tugira i Kabuye ni uko ababatijwe tubafasha kwinjira mu murimo, ibyo bituma batazimira. Nk'ubu hano dufite korali yitwa Heaven Citizens, ni korali yavukiye mu ivuna rya Mifemu muri 2019. Rero iyo twakoze ivuna ababatijwe uretse no kubashinga ibihande baturukamo, ariko kandi nanone n'icyiciro cyakoze ivuna by'umwihariko kiba gifite inshingano yo gukurikirana abo bantu babatijwe muri iryo vuna nk'ababyeyi bababyaye. Ubu rero kubera ko ababatijwe muri iri vuna ni ivuna ryateguwe n'imirimo y'icyiciro cy'urubyiruko MJA, abo ngabo nitwe tuzakurikirana abo bantu, twe dufite inshingano yo gukurikirana abo bantu, tugira uburyo tubagabana buri wese akamenya uwo akurikirana. Ikindi kandi tukabafasha kwinjira mu murimo, tukabafasha kwinjira muri bya byigisho bya JIA, bakinjira mu makorari, bagakora umurimo, bagakurira mu murimo. Ibyo rero bituma gutatana kuba gukeya. Yego. Mu babati mu biyeguriye Imana harimo abandi batabashije kubatizwa yenda kubw'intege nke z'umuryango cyangwa se n'imyumvire igiye itandukanye, nabyo birashoboka. Bo mwiteguye kuba, kuko ndabizi amakuru yabo murayafite, murabazi, mwiteguye kubabunga bute nk'icyiciro cyateguye amavuna? Aba bantu nabo abashyitsi bose baje mu mavuna twagiye dufata kontakte zabo, twarabanditse, yaba ari wari ufite gahunda yo kubatizwa cyangwa se utarafashe uwo mwanzuro, bose dufite kontakte zabo. Tuzakomeza kubakurikirana, tuzakomeza kuganira nabo, tuzagerageza kubasura, nubwo kuri kino gihe biba bisa naho bitoroshye, ariko dufite icyizere ko ku mubatizo w'ubutaha nabwo tuzongera tukabonamo abandi babonetse kuri kino gihe, kandi twizera ko umurimo ntabwo ari uwacu, kandi iyo Yesu adutumye ntabwo tugenda twenyine, turajyana, azakomeza abane natwe, azadufasha, kandi nabo ntabwo tuzabatakaza. Reka tubyizere. Ni iki mwashimira Musoni? Musoni ni umubwiriza ariko kandi ni n'umwigisha. Undi mwihariko twagiye tumubonaho ni wa muntu uba hafi cyane y'abashyitsi, ntibiharirwe itorero nyirivuna gusa. Yagiye adufasha kubana nabo, agafata nimero zabo, akabahamagara, akabavugisha. Twagiye tugira ibihe byo gufatanya nawe tukabasengera ku bibazo babaga bafite, Imana igatanga igisubizo. Bituma ari abashyitsi ari n'abizera bibona mu murimo kuruta ikindi gihe. Ni umubwiriza ufite umwihariko utandukanye n'uw'abandi, uretse no kuba ari umusomyi, n'abandi babwiriza ni abasomyi, ariko kandi nanone ikindi abwiriza atirebaho cyane, ahubwo yerekana Kristo. Ababatijwe bose uko ari 36 mwari mufite Bibiliya inini n'intoya, buri wese yitoragamo iyo ashaka gutora cyangwa se ashaka gutunga. Yego. Hari abazihawe batazi igice cyari cyo, batazi umurongo, murabarekera iyo cyangwa hari icyo muteganya kugira ngo mukomeze mubayobore mu nzira? Hari abatazi agaciro ka Bibiliya, mbere na mbere abo niki mubateganyiriza? Yego, iyo abantu babatijwe hano i Kabuye ntabwo tubarekera uko, barakomeza. Ubwo ngo abenshi batijwe mu ivuna, nicyo gihe cyo gutangira kwiga baba batangiye. Ubu ntabwo bahita bakirwa ngo bahite bagenda, ahubwo biga andi mezi 6 biga mu ishuri ry'abitegura kubatizwa, ariko ubwo ntabwo ari abitegura, n'ababatijwe vuba. Bya bindi byose rero niho babyigira, uburyo azasoma Bibiliya, uko azitwara kuri Bibiliya, uko azayisoma, uko azashaka imirongo iri muri Bibiliya, amahame y'itoro ry'Abadventiste, uko umudventiste yitwara, uko umwigishwa wa Bibiliya yitwara muri iryo shuri ry'amezi 6, hari n'igihe bigera ku mwaka. Rero ubu tukagenda tubimura bajya mu bizera abandi basanzwe, bitewe n'uko bari kugenda bunguka ubumenyi. Rero ibyo byose niho bazabibyigira. Urubyiruko hanze mama ruri kunywa ibiyobyabwenge, n'umugishura umubyeyi, abandi bari mu busambanyi, abandi imiryango imwe n'imwe ntiyumvikana. Twashimye Imana muri aya mavuna, hari imiryango 2 yabashije kwiyegurira Imana nka Mifemu, nk'umujiya. Ni kimwe iteguye gufasha urubyiruko, ariko kandi byibuza mukagira rwo kugira ngo imiryango byibuze yabatijwe, aho kugira ngo ibone ububi, yumva ububi mu itorero, ahubwo ibone ubwiza bw'umubyeyi. Mifemu, ni iki muteganya gukora kuri iriya miryango? Urakoze cyane. Iyi miryango ni iyacu,
ni iyacu kandi tuzabana nabo, tuzababa hafi, tuzabigisha, tuzabaganiriza nubwo baziga mu ishuri ry'abitegura, ariko tuzabazana mu murimo mu byigisho by'iwacu muri mifemu hano dufite ishuri ryiga no muri jiya, mbese turabanezerewe cyane ntabwo twifuza kubatakaza, tuzabana nabo kandi nanone n'urubyiruko rw'itorero nabo tugerageza gufatanya nabo, kubafasha, kubaba hafi nubwo bitoroshye. Urabona hano urusengero abantu bahateranira ni benshi cyane bitewe n'uko insengero zifunze, ariko tugerageza gukora ibishoboka byose ku buryo tubonana nabo, tukaganira nabo kandi tukabereka Yesu, kuko niwe ngabasha kubakingira ibyo bibi byose. Reka tubifurize amahirwe masa kandi mu kazi n'inshingano zikomeye zo kwigisha no guhugura, ikiruta byose njyewe nawe, njyewe nabo, twese hamwe tuzahore mu bwami bwo mu ijuru. Amen. Ariko revuga ngo njye ngusabira nawe ujye unsabira. Amen. Reka mu gitondo cy'umuzuko twaba turiho cyangwa tutariho, ucyonze icyo nuko twese, ntabwo nzi niba ari ryari, ariko twese turimo ko mu gitondo cy'umuzuko tuzabonana, sibyo? Amahoro. Amahoro. Meze neza? Uriyumva ute? Neza cyane. Uri umunsi uru ruhinja. Niko byumva? Umuntu nkawe? Gutura uruhinja? Navutse bwa kabiri. Wavutse bwa kabiri. Wahawe Bibiliya yereka abantu. Ni Bibiliya, wari usanzwe ufite Bibiliya? Okay. Ni biki wajyaga wumva muri Bibiliya ukumva nyine ufite amatsiko yo kubimenya? Murakoze. Cyane cyane Bibiliya nyibonye nayishakaga, nari nyikunze pe, narayifuje. Ubusanzwe n'ubundi ridini itorero ntago narisengagamo, ariko kubw'amavuna yabayeho nayajemo, ariko n'ubundi narasenganaga n'ubundi nabo, nifatanyaga nabo, ariko kubw'aya mavuna narahindutse, ndavuga ati ngomba gufata umwanzuro nanjye nkavuka bwa kabiri, ngabatizwa mu mazi menshi, kuko aho nabatijwe ku gahanga. Ndashima Imana rero kubw'yo Imana yampaye Mwuka Wera, ngabatizwa mu mazi menshi, nkaba nahawe n'impano, nishimye cyane. Wajyaga wumva baririmba indirimbo Esiteri, Rusi, ujya ubyumva? Ni iki uba ufite amatsiko yo kubamenyaho? Byaba byiza mbamenye nyine uko wumvaga indirimbo ukayiririmba, ukumva Rusi, ukumva Esiteri, uyu munsi wa none uraza kujya ubyisomera. None biriya wajyaga wumva mu ndirimbo bimwe bakubeshya cyangwa ari byo, ariko ubyisomere none urabyiyumva mute? Mba nishimye cyane, ubwo wenda najyaga mbyumva, ngiye no kubasha kujya mbisoma, niba byiza nzanabamenya. Uzanabamenya? Oya, humura uzabamenya. Uzashaka igitabo cyitwa Esiteri, oya Rusi, ni igitabo cya Rusi, sibyo? Usome guhera ku gice cya mbere. Igice urakizi? Ni kiba kimeze gute igice? Iyo bavuze ngo wenda dusome muri Yohana igice cya mbere, uzi iyo bavuze igice cya mbere ni ukuvuga ngo iyi ni ugutegeka kwa kabiri, igice ni iyi mibare iyi minini iba ari igice. None utu tubare tundi uri kubona ni umurongo. Nibaza ngo dusome muri mu kuva, ubwo igice cya 20 uzajya ureba hari iyi mibare minini, good, sibyo? None umurongo urebe ahari utu turongo dutoya, yenda umurongo wa 19 gutyo, sibyo? Rero uzagisome. kandi niki wabwira bagenzi bawe uyu munsi wa none bumva kuba baba abakristo, bumva kureka icupa? Usanzwe ngo inzoga? Oya. Good. Niki wumva wabwira bagenzi bawe bakiri mu mico igiye itandukanye Imana itishimira? Murakoze. Ikintu nabwira bagenzi banjye cyane cyane nk'urubyiruko, nababwira kugarukira Imana, kuza mu murimo w'Imana, bagahindura imyitwarire, kuko ijambo ry'Imana rirafasha. Yego. Uyu munsi wa none twese turi abantu twambaye umubiri. Birashobora kuzahura na Eriduyumo uguhagaze iruhande akagusitaraho,
cyangwa akaba yanakubwira nabi, witeguye gute kwakira nyine uwo muntu wagaragaye gutyo? Urugero nk'abantu benshi bazi ngo abadive ngo n'abatekamutwe, sibyo? Nyine ngo ni abanyamibare. Ibyo bitekerezo bigiye bitandukanye ntabwo bizagusubiza inyuma ngo uvuge ngo hasi wamuganiye uzi ko ibyo mbona ari byo, reka misubire iyo narindi. Bizagenda gute nuhura n'abo bantu? kubera ijambo ry'Imana ritwigisha kubabarirana, nkabyihanganira, numva ko ari ibintu bibaho ko tubyigishwa na Mwuka Wera. Yego. Reka nkwishimire gukomera. Uzasome igitabo ubutumwa bwiza, bavuga ngo ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo. Ubwo ni igitabo cya Matayo. Usome igice cya 24 cyose, uzagisome niba byiza n'uryoherwe gusoma ni cya 25. Uzi icyo avuga? Havuga abantu uzi b'ibinyoma, avuga ibintu byinshi nyine tubona muri iyi si, kandi bizagukomeza, ibimenyetso by'imperuka n'ibindi. Icyo gice nkwifurize ngo mbere yuko uzajya gusoma icyarusi uzabanza usome Matayo 24, sibyo? Bizatuma utagerwaho ngo bagusengeye ngo bariya barakiza, nawe ufite imbaraga yagukiza ugiye usenze wizeye, sibyo? Bonne chance rero. Amen. Reka tubasuhuze kandi nanone tubifurize kugira ibihe byiza aho muri mwese mutwumva kandi mudukurikiye. Turi kumwe na Elda. Ngira ngo hari ubashe kumva ibyiyumvo cyangwa se ibyishimo byo wavutse ubwa kabiri. Wiyumvuse ute ukimara kumva uriya muntu afite icyerekezo kingana kuriya? Urakoze kwiringira, ngushimiye aka kanya umpaye kugira ngo mu by'ukuri nk'uko bivuze ngaragaza ibyishimo ntewe n'umwizera mushyashya dufite, ari icyo wise kubyarwa ubwa kabiri. Mu by'ukuri inshingano y'ivugabutumwa itorero rishinzwe cyangwa se inshingano y'itorero ni ukuvuga ubutumwa. Iyo ubutumwa rero buvuzwe bugomba kugira abantu buhindura. Nk'uko rero Yesu Kristo yabidusigiye nk'isezerano, abazemera ubutumwa bagomba kubatizwa. Iyo rero ikaba ari inshingano tukaba dushima Imana kuko niyo ibikora. Twe turigisha nk'abana b'abantu tubifashijwemo n'Umwuka w'Imana, ariko Imana ubwayo niyo ishyira mu muntu umutima wo kwemera no guhinduka, hanyuma agafata umwanzuro wo kubatizwa. Good. Hari abari kutwumva bakibaza, bumvise tuvuga Kabuye ni mu mujyi wa Kigali se, ni mu ntara? Kabuye ni hehe? Urakoze nk'uko wabivuze, nitwa Mwumvaneza Alphonse, nk'abantu umuhuzabikorwa w'itorero rya Kabuye. Kabuye rero rikaba ari itorero rimwe mu matorero agize intara y'ivugabutumwa ya Elayono. Rikaba riherereye mu murenge wa Jabana, akagari ka Kabuye, akarere ka Gasabo. Ubwo ni mu mujyi wa Kigali, birumvikana. Urenze mu Gasyata. Mu Gasyata. Ababizera bashya bavutse mwiteguye kubafasha mute nk'abayobozi, nk'ubuyobozi bw'itorero? Urakoze. Uburyo itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi ryubatse mu bijyanye n'imiyoborere, habamo amatsinda. Ayo matsinda rero icyo ashinzwe ni ukugira ngo yegere abizera cyangwa se abizera ubwabo babashe kwegerana. Ayo matsinda ashyirwaho hakurikijwe nk'icyo nakwita amakaritsiye cyangwa se ibihande bigize inkengero itorero ribarizwamo. Abo bizera bashyashya rero bitewe n'aho baturutse tugenda tubahuza n'abizera bataha muri ayo matsinda, kandi bakaba bafite inshingano zo kubakurikirana kubera yuko baba ari abizera bashyashya, kandi ibyo byose bigatangirwa raporo mu materaniro tugira ya mbere ya saa sita ku isabato. Byumvikane neza. Ubwo tunasubirijeho abandi bavuga ngo Abadiventiste bagiye mu mitwe. Ntabwo aba ari imitwe, ahubwo ni amatsinda arushaho kudufasha kumenya na bagenzi bacu. Urakoze cyane. Good. Bahawe Bibiliya abayobozi, ntabwo byaba bigarukiye kuba bahawe Bibiliya gusa, cyangwa hari ikindi muteganya kuri bano bizera bashya bahawe Bibiliya ndetse bazakoramo byinshi, namwe ubwanyu nimubigiramo uruhare? Urakoze cyane. Abizera bashyashya babonye Bibiliya nk'uko bivuze, ariko kubera yuko nyine abari abizera bashyashya haba harimo bamwe ari nabwo bwa mbere bafashe Bibiliya,
ndetse rimwe na rimwe bakaba batazi n'uburyo bayisoma. Ukashobora kubabwira uti soma mu byakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo wa 8, bikamutwara umwanya kugira ngo amenye igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa aho kiri. Ibyo rero hari abarimu bashinzwe kwigisha iryo tsinda ry'ababatijwe vuba aribo twise ababyawe bwa kabiri. Abo barimu bashinzwe kubakurikirana bakabigisha mbere na mbere uko Bibiliya iteye, ibitabo biyigize n'uburyo bwo kuyisoma. Ariko si n'icyo gusa, ahubwo hari n'ikindi gitabo biga cy'ibyigisho bya Bibiliya. Ni igitabo kigenda gisobanura amahame ya Bibiliya mu buryo nakwita bw'incamake, kandi bakagira igihe bamarana nabo babigisha kugira ngo babashe gusobanukirwa, bazavemo nabo abizera nkatwe tumazemo igihe bakora umurimo w'Imana. Aba rero babyaho bwa kabiri uyu munsi twafashe igihe cyo kuzabana nabo amezi 6, abarimu babo babafasha mu icyo gikorwa cyo kwiga Bibiliya cyangwa se iyobokamana mu mvugo yagutse. Muyobozi, nkatwe Kwiringira TV twiyemeje umurimo wo gukora ivugabutumwa ryo kuri murandasi nk'aba content creator, abenshi babita abanyamakuru, ariko burya muri iki gihe hari ubwisanzure mu Rwanda, hari ibyiciro byinshi umuntu ashobora gukora mu murimo w'ivugabutumwa yifashishije imbuga nkoranyambaga. Abo nibo turi uyu munsi wa none. Niki mwabwira? Turacyafite ubuke bw'ivugabutumwa ryo kuri murandasi, ahanini amatorero, abayobozi usanga babigendamo biguru ntege bitewe nuko hari batarasobanukirwa agaciro k'imbuga nkoranyambaga cyangwa se ka social media. Gaci umunsi wa none twabonye hano mufite YouTube channel. Niki mwategurira abakunzi abizera? Hari uburwaye, hari ubufite ibibazo bitandukanye bitatumye ajya ku nsengero. Niki muri gutekereza ku bijyanye n'uwo murimo w'ivugabutumwa ukorerwa kuri murandasi? Urakoze cyane. Nk'uko bivuze koko ubutumwa cyangwa se ivugabutumwa rinyuze kuri murandasi ubona ko bikiri ku rugero rwo hasi, ariko nanone dufite inshingano kubera ko mu itorero habamo icyiciro cy'ivugabutumwa ndetse hakabamo n'icyiciro cy'itangazamakuru. Ibyo byiciro byombi turi gushaka uburyo byakorana kugira ngo nk'iri toro rya Kabuye uko aribonye natwe tubashe kugira ibikoresho byadufasha kugira ngo uwo murongo wacu dufite urusheho gukora uwo murimo w'ivugabutumwa. Ngira ngo n'abari kutwumva kano kanya, hari abari kutwumva bari kutwumvira ku muyoboro wa Kabuye SDA Church kuri YouTube. Yego, na ubwo usa nkaho uri kubabwira. Ubwo ndababwira yuko natwe tugiye gushyira imbaraga mu icyo gikorwa kugira ngo iyo channel y'itorero rya Kabuye ibashe gukomeza gukora. Dufite urubuga duhuriraho kuri telefone, kuri WhatsApp. Niyo mpamvu dushishikariza abizera kugira ngo bakurikirane link tuba twashyizeho z'urwo rubuga rw'itorero kugira ngo bakurikirane ibyigisho ari ibinyura mu ijambo ry'Imana, ibinyura mu mavuna nkaya twashoje uyu munsi, ndetse n'indirimbo z'amakorari n'ibindi bitaramo byose biba hano ku rusengero, kugira ngo bajye babasha kubikurikirana no mu gihe cy'imibyizi, mu gihe bafite umwanya bageze mu ngo zabo, atari ukwiga iby'Imana ku isabato gusa, bizajye bibafasha no mu yindi minsi. Kikaba rero ari ikintu cy'ingenzi mu by'ukuri gukoresha imbuga nkoranyambaga mu bijyanye no kwamamaza ubutumwa. Muyobozi, turagushimiye. Imana iguhe umugisha. Murakoze. Imana ibahe umugisha. Ni iyihe message waba wumva ushaka guhereza abizera muri rusange, by'umwihariko abakabuye? Abizera bakabuye, message nshaka kubaha ni message ikomeza kubatera imbaraga, bakomeze umurimo. Mbashimira uburyo bakora, mbashimira ubwitange bagira, kandi itorero rya Kabuye ni itorero rigira gahunda, kandi gahunda yacu ishingiye cyane cyane ku bumwe bw'abagize itorero rya Kabuye. Nkaba rero nifuza ko bakomeza ubwo bumwe, cyane cyane ubwo bumwe bukatwinjiza mu kijyanye n'ivugabutumwa, kugira ngo twese hamwe dufatanije n'abadukikije n'inshuti zacu n'abavandimwe bacu dutebutse kugaruka kwa Yesu, kuko niyo nshingano nagaruka ntituzataye mu ijuru twenyine, ahubwo n'abandi bose tuzaba twaragejeje ubutumwa bwiza. Murakoze cyane muyobozi, kandi Imana ikomeze kuba mugisha. Natwe nka Kwiringira TV turabashimiye cyane ku mwanya duhaye. N'ubutumwa buburira abantu, n'ubutumwa bw'imbuzi. Ngira ngo twebwe uruhande rwacu, nubwo n'andi masomo ari ayacu n'ay'ingenzi kuri twebwe, ariko dushishikariza abantu gusoma Matayo 24, ariko by'umwihariko nk'abakristo
nk'abadivantisite dusanzwe dufite uko kwizera. Mato 24:14 kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa ku isi hose. Nibyo turi gukora uyu munsi wa none. Ubu buhamya bwo guhamiriza amahanga yose nibwo imperuka izahera kisi. Amen. Amen. Reka intashyo ibiyo ngiyo tuzahurira budapfa mu ijuru. Urakoze cyane. Amen. Ahantu twagiriye byiza twumvise Imana ivuga kandi ivugana natwe, buri wese akumva ikimugenewe. Dusabe Umwuka Wera rero kuri buri wese ibintu bihinduke. Ndashima na Musoni wemeye kuba igikoresho cy'Imana. Ntabwo biri ibihe biba byoroshye, iminsi 15 ikurikiranye uvuye mu kazi gasanzwe ko muri ubu buzima ukabikurikiranya, izo mbaraga zikaboneka, utazihawe n'Imana ntago byakoroha. Imana yaramufashije rero, ntiyarwaye, ntiyagize intege nkeya. Imana yacu yabwa icyubahiro. Nayo ko yaremeye kuba igikoresho rero akwiye kubishimirwa. Imana imuha umugisha, n'umuryango we Imana iwuha umugisha. Ntabwo urugamba Mose yashobora kururwana n'Abameleki adafite amufata amaboko. Amaboko ye rero yari afashe neza kuko yari ahereye mu muryango. Banyamuryango ba Musoni mwese, Imana ibaha umugisha. Ndatekereza ko mu myaka nka 20 iri imbere tuzaba dufite na Musoni Junior. Sibyo ra? 20 ntizagera? Hari nundi? Okay. Rwose ni byiza rwose. Buriya iri torero ryacu rimwe ubukungu bukomeye. Icyo Musoni yakoresheje ni iki? Ni inyandiko. Kandi nako tugenje gute? Turazifite. Icyo yaturushije gusa yabihaye umwanya, arabisoma, biramufasha. Bimaze kumufasha, natwe araza aratugaburira. Imana imuha umugisha. Iri vuna rero kuvuga ko rishoje birangoye kubivuga, ariko nta kundi nyine ubwo ubanza rishoje. Ubanza rishoje ariko nta kundi nyine. Ariko nk'umuyobozi ubwo nyine ndabivuze rirashoje. None se nagirane. Ariko hari ikintu kimwe kitazasoza dukwiye no gukumbura nitugera mu ijuru. Ntago tuzongera kubara ibihe ngo hashize iminsi 15 ngo none turashoje. Tuzahora imbere y'Imana turamya. Murekere dukumbure kuzabaho ngaho. Turifuza ko na Musoni turi kumwe atuyoboye aturi imbere, sibyo? Negeze mbabwira iby'umukecuru twahuriye mu majyaruguru, arambwira ati mva rero nugera mu ijuru uzakebuka iburyo bwawe gatoya uzasanga ariho mpagaze. Yambwiye ngo nzakebuke gato cyane ngo nzasanga ahahagaze. Ni umukecuru arwihaniye vuba, aribwo akimara kubatizwa. Ivuna ryahabaye rero ryari nk'iryo kumwongera imbaraga. Ikintu gitangaje, Imana igira ukuntu itegura. Uwo mwaka niwe yasinziriyemo. Uwo mwaka yavuze ko mu ijuru azaba araho hafi. Uwo mwaka niwe yasinziriyemo. Ntago nagize amahirwe kongera guhura nawe, ariko ntekereza ko aho hantu yavuze tuzahura. Na Musoni rero n'umuryango we turifuza kuzahura nawe. Buriya rero aba bana bose wabonye bavutse nabawe, biyongereye ku ikamba ryawe. Izo ni inyenyeri. Hari n'izindi. Muri Yesaya Yesu yavuzweho ko azabona urubyaro. Ntaho muzi Yesu yegeze ashaka umugore, ariko yavuze ngo azabona
muri Yesaya 53. Uru rwose ni urubyaro rwa Musoni, turifuza kuzabana nawe mu bwami bw'Imana. Nyine ivuna ryashoje, ariko tugiye kugira umugisha wo kumwumva adusezeraho, ariko atari ukudusezeraho, ahubwo ari ukuduha randevu y'igihe tuzongera guhurira. Imana iduhana umugisha twese mu izina rya Yesu. Harya mbabaze, nizera buhoro aryamye he? Ku mabirayi. Guhitamo iby'Imana byamunaniye, ariko no kureka iby'isi byageze gute? Kubw'ibyo rero arimo aravuga ati reka mbe ndyamye aha, nzaba indaya mbe n'umuririmbyi, nzaba umubwiriza mbe n'igisambo, nzaba umukuru w'itorero mbe n'umwesikoro, nzaba umukirisitu mbe n'umupagani, kuko ndimo ndabijyanana nkabona ubuzima bugize gute? Burakunze. Asinziriraho. Kandi abenshi turaha naho tugize gute? Naho dusinziriye. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14.